Haleluya. Amina. Asema kitu kimoja kinatokea watu wote sawa sawa. Ndio utaona mtu mwema anakufa. Wanasema mtu alikuwa mtu mzuri, alikuwa na matendo mazuri, alisaidia watu sana, lakini afanya nini? Anakufa. Siku nyingine unakuta muovu, bandi, wa ajabu, mearme, naye anafanya nini? Anakufa. Wenye kutoa zabihu naye asiyetoa zabihu, ndio utakuta paseri naye anafanya nini? Anakufa. Na mwenye haiko paseri anafanya nini? Anakufa. Sege kifo Mungu aliweka na kila mtu wote mwanadamu weko. Maana wakati tuko tunatembea, unakucha, ujue tu kama ingawa hivi tuko tunatembea, siku mwana sisi tutafanya nini? Itatupata mauti, tutafanya nini? Tutakufa. Jua ile Mungu alipenda kusema nini? Yesu Kristo naye anakuja anasema, tunasoma kwa Yohane 8 mstari wa 13 mstari wa 15 hadi 5:3, tunasoma kwa taratibu. Jean 8 53. Kweli kweli nawaambia nyinyi, kama mtu akishika neno langu hataona kufa hata milele. Haleluya. Amen. Mungu anaidia kama sisi wote tutafanya nini? Tutakufa. Lakini Yesu Kristo anakuya kama mtu akishika tu neno lake hataona kufa hata milele. Tunakusikia habari ya uzima wa milele. Kumbe Yesu Kristo anatuletea habari ya uzima wa milele. Sasa uzima wa milele ni uzima ambao mtu anapaswa kuanza angali hapa kudunia. Utakuwa mzima mbele ya Mungu, na hata unakufa unaendelea kuishi tena mbele ya Mungu. Ni sawa vile mama Fofo na alipata neema ya kuweza kuamini neno, akasikia ile neno akalishika, na mauti kamupata. Ingawa anakufa na lala hapa, lakini nafsi yake inaendelea kuishi mbele ya Mungu. Amina. Kweli kweli nawaambia nyinyi, kama mtu akishika neno langu hataona kufa hata milele. Alafu Wayuda wakamwambia, sasa tunajua ya kuwa wewe mwenye pepo. Abrahamu amekufa na manabii, nao unasema kama mtu akishika neno lako hata kufa hata milele. Haleluya. Amen. Wakati Yesu Kristo anasema kama mtu akishika neno langu hataona kufa hata milele, na huku mhubiri anasema watu wote wamewekwa kufa. Watu wote wako nachunga watafanya nini? Watakufa. Lakini Yesu Kristo anasema kama mtu akishika neno langu hataona kufa hata milele. Bana waambia sasa, wewe Yesu Kristo, tunaona kama kuna pepo wewe. Abrahamu anakufa, manabii wanakufa, na tukiangalia mwili tu Yesu Kristo yako wako. Ukisoma Mathayo 27, na alifanya nini? Alikufa. Nikusema na yeye akushika neno lake. Haleluya. Amina. Mungu alikuwa anasema ni habari ya uzima wa milele. Nikusema kama mauti kweli, tusisaulike mauti. Ingawa tuko tunalala, ni jirani yetu kila saa, kila siku, kila sekunde, kila mwaka. Kumbe kia lazima ni kushika neno, kulisikia neno na uliishi. Sababu ukiishi neno, hata ukikufa mwili mbele ya Mungu utaendelea kuishi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Turabasuhuje inshuti bavandimwe, kandi tubasuhuje tubifuriza amahoro, tubasuhuje tubifuriza gukomeza kubana natwe nkuko mwabyiyemeje, kandi natwe tukaba twariyemeje kutabatenguha kugira ngo turusheho guhishurirwa byinshi kandi bitandukanye bigamije kubaka ubugingo bwacu. Turagarutse rero kuri uyu munsi, ni Pasiteri Albert muri hamwe. Uyu munsi tugiye kuganira, ndagira ngo tuganire ku nkuru iboneka muri Luka igice cya 19, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 10. Umutwe w'amagambo uragira uti ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko, arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba
amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Ngayo amagambo dusoma muri Luka igice cya 19 ku murongo wa mbere kugera ku wa 10. Ndazi ko abenshi bahise bavuga ngo dushimiye Imana. Jewe ariko sinshobora kubabwira ngo nimwakire ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana atari inyandiko, ahubwo ibi ni ibyanditswe byera. Nkuko tubwirwa muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 ku murongo wa 16, baratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bifite umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya ndetse no kumuhanira gukiranuka. Mbaye rero nkubwiye ngo mwakire ijambo ry'Imana nawe ugasubiza ngo dushimiye Imana, twaba tubeshyanye, kuko ntacyo waba ushimiye, kuko ntacyo wakiriye, nta n'icyo wari wahabwa, ahubwo ijambo ry'Imana riri mu ibanga. Iyo dusomye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 29 ku murongo wa 28, 29-28 batubwira yuko ibyahishwe n'iby'Uwiteka Imana yacu, naho ibyahishuwe n'ibyacu n'urubyaro rwacu. Ubwo rero nkubwiye mwakire ijambo ry'Imana nawe nkubeshya, ahubwo reka dufatanye gushaka ijambo ry'Imana no kumva ijambo ry'Imana, kuko iri ni inyandiko umuntu wese ashobora kumva akoresheje ubwenge bwe. Dore rero ukuntu tudakwiye kumva ijambo ry'Imana dukoresheje ubwenge bwacu, cyangwa tudakwiye gusobanura ibyanditswe dukoresheje ubwenge bwacu. Hano bari kutubwiramo umuntu witwa Zakayo. Zakayo ni umuntu mugufi, kandi umuntu aba mugufi kubera ko hari ibintu adashyikira biri hejuru ye bimurenze, adashobora kubikozaho amaboko. Ngiki kintu cyerekana ko umuntu ari mugufi. Iyo ibintu biri hejuru yawe ukaba udashobora kubishyikira, icyo gihe uba uri mugufi. Birashoboka rero aba ba Zakayo niba uzumva bavuga ngo izi ni inyigisho zo mu minsi y'imperuka, ngo ni inyigisho z'inzaduka, ngo jye sinareka idini ryanjye cyangwa itorero ryanjye, uyu muntu watangira kwigisha abaturiya na Antikristo buriya nawe aradutse, abo bose ujye umenya ko ari ba Zakayo, ujye umenya ko ari abantu bagufi, ujye umenya ko bafite ibintu badashyikira, kuko ibyo uri kubabwira biri hejuru bibasumba. Ubundi abantu bakunze kuvuga yuko umuntu ari uyu nguyu tureba, ariko ushobora gusanga uyu muntu wowe ureba ahubwo ari inyamaswa yambaye uruhu rw'umuntu, kubera ko umuntu ntabwo ari uyu. Umuntu mu maso y'Imana ni umugabo n'umugore. Ibyo bintu mpora mbivuga kenshi cyane. Umuntu ntabwo ari igihe ukuri kundeba gutya, kubera ko umuntu agizwe n'abantu babiri. Hari umuntu w'inyuma ari uri kureba, hakaba n'umuntu w'imbere. Mu gihe rero turimo gusoma muri Bibiliya, tuba turi kuvuga umuntu w'imbere, tuba turi kuvugana n'umuntu w'imbere n'Imana yabwiraga umuntu w'imbere. Niba rero uri gusoma wowe Bibiliya ukayumva nk'ubwira uyu muntu w'inyuma, ukayumva nk'uwahaho uri kubwira uyu muntu ukoresha ubwenge bwa kimuntu,
icyo gihe menye yuko nawe uri Zakayo. Ba Zakayo rero ni benshi muri iyi si. Abo nibo babandi usanga uzasanga nituvuga Zakayo ujye wumva umuntu w'imbere, ushobora kuba uri muremure cyangwa se uri mugufi. Naho uyu muntu ushobora gusanga inyuma ari muremure, apima metero ebyiri, abagera kuri metero ebyiri na bake, 1.80 na 70 na 60. Abo nibo benshi, wowe ukabona ari muremure. Ariko twebwe turi kuvuga uw'imbere. Zakayo rero wavuzwe muri Bibiliya, ntutekereze yuko ashobora kuba ari mugufi nk'uko tubibona. Sinzi abantu amafilime najyaga mbona bavamo niba ngo nyina wa Mbogo, ntabwo ari publicité mukorera. Hari n'abandi mbonamo abantu ubona ari bagufi mu buryo bwo mu mubiri. Bariya ni abantu kimwe nawe, ntabwo ari bagufi, ahubwo ni igishushanyo kikwereka uko nawe ushobora kuba umeze umuntu wawe w'imbere. Niba nawe hari aho ugera ugasanga hari ibintu udashyikira, umuntu wawe w'imbere adashyikira, ujye wimenya ko ari wowe Zakayo bari kuvuga hano. Ujye umenya ko ari wowe nyina wa Mbogo. Ujye umenya ko ari wowe bari kuvuga ko ari wowe mugufi. Kandi ugira gutyo ugasanga twebwe abo bantu bareshya gutyo kubera ko twe tureba inyuma. Imana mu gitabo cya Samweli wa mbere mu gice cya 16 ku murongo wa 7 yavuze ngo ntimukarebe igihagararo n'ikirere, jye namba namugaye. Imana yireba imbere, ntabwo ireba inyuma. Dukura amaso ku bigaragara, turebe iby'imbere. Niba turi kuvuga iby'Imana, twebwe tureba amaso ku by'imbere. Niba kubwira gutanga 1/10 n'amaturo, bwira umuntu w'imbere aba ari gutanga. Umuntu w'imbere ntabwo yambaye imyenda ngo arakora mu mufuko ngo aratanga amafaranga. Amafaranga ni aya beneri, ni amafaranga y'igihugu. Niyo mpamvu uzasanga buri gihugu cyose gifite ubwoko bw'inote, ubwoko bw'ibiceri butandukanye n'ubw'abandi. Agaciro kabyo kagatangwa n'uko bo babishatse. Nta faranga rero ririho ryashyizweho n'ijuru rifite agaciro gatangwa n'ijuru. Tureke kubeshyana, tubwize abantu kuri. Imana irifuza wowe umuntu wawe w'imbere ko ari we bayimenyana. Niyo mpamvu ushobora gufata umuntu ukamwita pasiteri, ukamwita bishop, ukamwita karidinali, ukamwita papa, n'andi mazina y'icyubahiro duhereza abantu, kumva uwo muntu ari igikuri. Uwo muntu adashobora gukora umurimo w'Imana. Iyo dusomye mu Itangiriro igice cya 21 ku murongo wa 20, batubwira ko abantu b'ibikuri badashobora gukora umurimo w'Imana. Ntabwo ari Itangiriro, ni Abalewi. Abalewi igice cya 21 ku murongo wa 20. Ndasaba abantu bajye basoma Bibiliya kandi bayumve, bamenye yuko Imana ntabwo ireba inyuma, irareba imbere. Dufite abantu babiri nk'uko tubisoma mu Bakorinto ba 2 igice cya 4 ku murongo wa 16. Twere kwigisha umuntu w'inyuma, Imana ishaka ko twigisha umuntu w'imbere. Umuntu w'inyuma rero ashobora kuba ari igikuri, ariko imbere ari muremure. Uwo muntu yemerewe gukora umurimo w'Imana. Hari ushobora kubona umuntu ari muremure inyuma, ariko imbere ari igikuri. Uwo ngo ntabwo ashobora gukora umurimo w'Imana. Igice cya 21 cy'Abalewi ku murongo wa 20 baravuga ngo cyangwa ufite inyonjo cyangwa igikuri, cyangwa ufite inenge ku jisho, cyangwa urwaye ubuheri, cyangwa ibikoko, cyangwa umenetse ibinyita bito. Ntihakagire umuntu wo mu rubyaro rwa Aroni wegera kugira ngo akore umurimo w'Imana. Abo ni abatambyi, abo ni abatuha iby'Imana. Iyo uri igikuri ntabwo wemerewe gukora umurimo w'Imana.
guhera uyu munsi niba mushaka kureba umubwiriza w'ukuri ntimukajye mureba inyuma, bari Imana yamaze kubagaya, mujye mureba imbere murebe niba ibyo ashyikira, hanyuma mubone kwemera n'ibyo ababwira. Icyo gihe bizaba biturutse ku Mana. Uyu mugabo Zakayo rero yari atuye i Yeriko. Yeriko ni mu mudugudu, iyo umuntu wese awinjiyemo ntabwo yongera gusohoka paka abonye urufunguzo rufungura uwo mudugudu, kandi urwo rufunguzo rufungura rukanafunga, cyane cyane urwo gufungura rwasigaranye na Petero, kuko Yesu yaramubwiye ngo muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 18 na 19 aramubwira ati uru rutare, kandi kuri urwo rutare niwo nzubaka itorero ryanjye, nzaguha urufunguzo rwo kuzimu ndetse n'urwo mu ijuru. Petero rero niwe ufite ubushobozi bwo gufunga no gufungura. Iyo winjiye i Yeriko ntabwo ushobora kongera gusohoka. Niyo mpamvu Yesu nawe yanyuze i Yeriko. Anyuze i Yeriko agamije kugira ngo arebe abantu bemera ko ari ibikuri, abakire. Umuntu witwa Zakayo niwe wenyine wabyemeye. Uyu mudugudu rero w'i Yeriko ufungiyemo abantu ku buryo binjiramo ariko ntibasohoke. Buri wese areba umudugudu afungiyemo. Ushobora kuba ufungiye mu nzoga, ufungiye mu burozi, ufungiye mu busambanyi, ufungiye mu idini n'itorero ndetse n'ibindi byose. Icyo gihe winjiye muri Yeriko ntabwo ushobora gusohoka paka igihe Yesu azanyura aho ngaho, cyangwa se kandi Yesu ntasigana na Petero bakabasha kugufungurira. Iyo dusomye muri Yosuwa igice cya 6 ku murongo wa 1 n'uwa 2 nibwo tubona uko Yeriko imeze. Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2, dusimbuke tujye kuwa 26 kumve uko Yeriko imeze. Imana ibwira Yosuwa uburyo bazazenguruka Yeriko. Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abayisiraheli, nta basohokaga kandi nta no winjira. Uwiteka abwira Yosuwa ati dore mpugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Ni ukuvuga ngo rero Yeriko nta muntu n'umwe winjiramo ngo asohoke, harafunze. Ku murongo wa 26 baravuga bati icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza, arahira ati umuntu uzagaruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka, igihe azubaka urufatiro rwaho azapfushe imfura ye. Abantu muri Yeriko murababaje. Yeriko yarasenyutse ariko muracyafungiyemo. Birasaba ngo buri muntu wese rebe Yeriko arimo, umudugudu arimo, kuko nta muntu n'umwe ushobora kuzongera kubaka. Byaba bibabaje rero uri kubaka Yeriko, igihe azatera inzugi n'amarembo azapfusha umuherezi we. Ngibyo ibihano byo kubaka Yeriko. Buri muntu wese nagerageze yitandukanye na Yeriko arimo. Ushaka gufungurwa ni ugushaka Petero, kuko niwe wasigiye urufunguzo. Ikindi kivuga kuri uyu mugabo bita Zakayo. Zakayo yari umukoresha w'ikoro. Ikoro ni imisoro cyangwa se amahoro atangwa n'abacuruzi. Umucuruzi ni umuntu utanga ibintu afite, watanga ibyiza afite, bakamuguranira bakamuha ibintu bitagira umumaro, bakamuha amafaranga, bakamuha amadolari, ibintu bihabwa agaciro n'abantu, ibintu bidafite agaciro mu maso y'Imana, ugasanga nibyo warimo agenda yakira.
nawe rero ndagusabye inshuti muvandimwe, niba uri umucuruzi rekera aho ngaho gucuruza guhera uyu munsi, kuko nta mucuruzi n'umwe uzajya mu bwami bw'Imana. Nta mucuruzi n'umwe ushobora kwakirwa n'Imana. Reka turekeraho gucuruza, reka turekeraho kwakira ibyo duhawe bibi, twe tugatanga ibyiza. Tekereza nawe umuntu araje ufite igitoki akaguha amafaranga akajya kurya akabaho, wowe ugasigarana ikinoti. Ushobora gusanga uwo munsi ayaguhaye inama y'abaminisitiri yateranye, yavuze ngo uyu munsi mu Rwanda inoti za 5 zikuweho, abazifite nta gaciro zizongera kugira. Kumbe wowe ugasigarana inoti, wowe akajya kwirira igitoki akagira amagara mazima. Ukamuha ibijumba, imyumbati, amata. Reba igitangaje, n'abantu bafata amata bakayagurana amafaranga. Ntaho bitandukanye na by'abandi ng'icyo umutima ushaka nk'amata ngagurana itabi, gatanga amata bakaguha itabi ngo nuko ari by'umutima ushaka. Bantu mwese mucuruza ndabasabye murekeraho guhera uyu munsi. Imana ntabwo ibishimira, gucuruza ntabwo ari byiza. Tekereza noneho umukoresha w'ikoro we ni nawe ujya kwakira bya bintu bibi abacuruza bakiriye, nawe akabyakira ndetse akanabitegaho igihembo. Murumva niba mwumva neza, Zakayo yari umuntu mubi cyane, yaranababaje. Ndagusabye rero nawe unteze amatwi kuri uyu munsi, tekereza, wicare utekereze umurimo wawe, ibyo ukora Imana irabyemera. Tekereza urebe niba ibyo ukora, umurimo urimo, niba Imana iwemera. Nawe ugerageze wikebuke, ushakishe kumenya niba ushobora nawe kwakirwa mu maso y'Imana. Zakayo rero we yamaze kwikebuka, nibwo yashatse kureba Yesu. Kureba Yesu ni umurimo ukorwa n'amaso. Amaso, ese amaso yawe arabona ku buryo ushobora kubareba Yesu ukamumenya? Rwango Yesu we yaje ku isi kugira ngo yicishe bugufi atwegere, ariko ntabwo Yesu ashobora kukurebera aho ngaho uri hasi. Biragusaba kugira ngo uzamuke ujye hejuru, ugire inzara n'inyota yo kumureba, kugeza igihe waguma aba ari uza hasi, wowe uri hejuru, hanyuma muhuza amaso. Ikibazo rero abantu bafite ni ubugufi. Zakayo we yaricunze, aritegereza, arareba, asanga ari mugufi. Yemera ubugufi bwe. Amaze kwemera ubugufi bwe, yirinda umuvundo. Niba ushaka kubona Yesu, irinda umuvundo, reka guhatana, wowe genda buhoro. Hitamo igiti kiri hafi n'aho Yesu akunda kunyura, hanyuma ucyuririreho. Icyo giti kigomba kuba kiri iruhande rw'inzira Yesu agomba kunyuramo. Nujya ku giti icyo ari cyo cyose, ntabwo uzigera ubona Yesu, kuko Yesu agira inzira imwe anyuramo. Ndagira ngo rero mbasabe inshuti bavandimwe, ubu butwari bwa Zakayo yagize bwo kwikebuka, akabona ko ibyo arimo ari bibi, ku giti cye ntawe agishije inama, agafata icyemezo ntawe agishije inama, nawe inshuti yawe bari kubigenza. Ugomba rero kubanza kwimenya, ukamenya uko umeze, ukamenya icyo ubuze, hanyuma ukagishakisha naho gishobora guturuka hose, kandi mu nzira nziza. Ukamenya igiti uri bwurire, ukamenya inzira ikwiriye. Ntabwo inzira zose abantu turimo arizo zituganisha ku byo twifuza, cyane ko icyo twifuza ari agakiza, icyo twifuza ari Yesu. Tugomba kumenya inzira anyuramo. Ndagira ngo rero uyu Zakayo atubere icyigisho. Wowe rero ujya wumva ushaka kubona Yesu, ese waba uzi inzira anyuramo?
waranetse neza umenya inzira Yesu anyuramo. Yesu agira inzira imwe anyuramo. Waba waramenye uburyo wamugeraho? Ni ibintu ugomba gutekereza. Umuntu urahura akavuga ngo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, urishuka. Ugomba kumenya inzira anyuramo, ukamenya abagendana nabo uko bangana. Wasanga ari benshi, ukurira igiti. Nta nubwo ushobora kugera kuri Yesu muri iki gihe cyacu turimo, uturiye igiti. Nushaka kumenya igiti icyo ari cyo, uzasome mu Bacamanza igice cya 9 uhere ku murongo wa 8 kumanuka. Buriya kumbi ibiti bya kera byo byaravugaga, n'ibyo uyu munsi biravuga, nuko utarubizi. Igiti bavuga ni igiti kivuga, gifite n'umuyobozi. Reka rero dufate ingamba tugomba gufata ni izihe? Nuko ugomba guharanira guhuza amaso na Yesu. Amaso yawe n'aya Yesu bigahura, bikarebana. Ijisho ryawe rikinjira mu rya Yesu, nguko kubona Yesu. Dore icyo kubona Yesu bisaba, ni inama ngiye kubagira. Yesu yaje hano ariko amaso yareba hejuru. Amaso ya Yesu areba hejuru. Nushaka uzabisome muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 34. Amaso ya Yesu areba hejuru. Kubona Yesu rero wowe biragusaba kugira ngo nawe ujye hejuru, uhindukire urebe hasi, hanyuma muhuza amaso. Ndashaka kubaza rero wowe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, wowe uvuga ko ufite Yesu, tubwire, wamubonye ute? Wamubonye uri he? Byagenze bite? Niba utarazamutse hejuru, Yesu ngo abe ari hasi, hanyuma amaso yanyu abe ashakane, abe superpose, nta Yesu ufite. Yesu ufite ushobora kuba ari Yusto, ari Bari Yesu, cyangwa ari n'abandi ba Yesu benshi, kuko ba Yesu ni benshi. Ariko Yesu witwa Kristo, nk'uko Petero yabituhishuriye, uwo nguwo ugomba kumureba ari ukuri hejuru. Mpamvu arakuvuga ngo kumubona ugomba kurira igiti. Igihe rero umaze guhuza amaso na Yesu, ugomba kumanuka. Noneho nibwo wemerewe kujya hasi, ugaca bugufi, ukamwumva, ukajya ukora icyo akubwiye. Apana kwibwiriza ngo ukora amakosa nk'ariya Zakayo yakoze, agatangira kwishyira hejuru ngo imigabane ingana gutya ndayitanga ngo iyindi nyikore gutya. Apana, ntakora ibyo Yesu yagutegetse. Yari amutegetse ngo turajyana iwawe umicumbi, ibindi yari abikuye he? Niyo mpamvu igihe wamaze kwakira Yesu, ca bugufi, tuza, ufungura amatwi n'amaso, wumve kandi usobanukirwe, hanyuma ukora ibyo Yesu agusaba. Zakayo rero amaze kubona Yesu yamanutse bwangu, barajyana iwe. Iyo umaze kwakira Yesu rero mukajya akinjira iwawe mu rugo, amagambo aba menshi. Uriya ni umunyabyaha, uriya ni umujura, uriya ni umusambanyi, uriya ni iki. Bareke bavuge, ntabwo ushobora kubuza abavuga kuvuga, ariko wowe kora ibyo Yesu ashaka. Ikizabagukuraho nuko bazasanga utakiri umucuruzi, nuko bazasanga utacyakira ibivuye mu bacuruzi, nuko utazasanga utakiri umukoresha w'ikoro. Ngaho aho gutabarwa kwawe kuri, nguko ko abantu bazakuvaho. Ndagusabye rero wowe wamaze kwakira Yesu, manuka ku giti, kubera ko hari ingorane nyinshi zigutegereje niba utavuye kuri kiriya giti waboneyeho Yesu. Iyo na Zakayo atamanuka,
hari ingorane nyinshi yagombaga guhura nazo. Muragowe mwebwe bari ku biti. Aba ni bantu usanga ngo jewe sinatandukana n'iki, ngo uriya padiri ni mwiza, uriya pasiteri ndabukunda, niwe wigisha nkafashwa, niwe. Ibyo ni ibiti wuriyeho kugira ngo ubone Yesu. Nuguma ku giti ntabwo uzigera ubona, kubera ko igiti kirasaza, igiti kiruma, igiti baragitema. Umunsi nyiri ibiti yaje gutema, nawe ufashe ku giti ntabwo uzahanukana nacyo, nta nubwo kizakugwira, ndahamye yuko uzangirika. Hariya mu giti wibereye nta byo kurya bibamo. Uzarebe n'ibiti byinshi byera ku buryo bwa sezo, uzicwa n'inzara. Urugendo rwawe ruzaba rugarukiyeho n'ibigumira ku giti. Nguko uko abantu babaye bagumye ku bigiti, urugendo rwabo rugarukiraho, bikaba birangiye bagiye kuzasaza batageze ku Mana. Kuko Yesu yaravuze ngo ni nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Igihe rero ugumye ku giti, Yesu ntabwo azigeza akugeza kwa Data. Ndabasabye rero mumanuke ku biti. Ndagusabye wowe unyumva, va ku giti, jya kwa Yesu. Niba hari umuntu wagufashije, niba hari igiti cyagufashije kubona Yesu, manuka. Ndagusabye manuka. Nongere mbisubiremo, ndagusabye manuka. Komeza inzira wenyine, jyana na Yesu, ukora ibyo Yesu akubwiye, witunganye kugira ngo Yesu ature iwawe, kuko natura ahantu hari umwanda. Ntihazagire umuntu ukwereka ko ari ushoboye byose kandi wamaze kubona Yesu. Muve ku biti. Ngiki kintu cyagiye cyangiriza abantu benshi, barashaka kurira ibiti kandi bakabigumaho. Ntabwo bishoboka. Ndagusabye muvandimwe, va ku giti. Hariho n'utamenya icyo giti agashaka gukomeza acyuririraho. Igihe uzagera hejuru mu bushorishori, aho kigarukira uzahanuka, witure hasi kandi ntawe uzagufata. Kuko na Yesu baramubwiye ngo namanuke hejuru ya hekaru, abamarayika baramufata, kandi byose byarashobokaga. Ariko yarababwiye atoya, nimuzigere mushuka Uwiteka Imana yanyu. Menya wowe wamaze kubona Yesu, kurikira Yesu, va ku giti. Ni inama nkugira, va ku giti. Igihe kirageze ngo abantu bave ku giti. Igihe kirageze kugira ngo bamenye ubugufi bwabo. Ibiti byose ntago bingana. Niyo mpamvu icyo giti kigusumbye uburebure uri kuririraho, kigufashe gusa kugera kuri Yesu. Nta yindi nshingano ihari, ni ukugeza kuri Yesu. Niba utarabona Yesu, va kuri icyo giti jya ku kindi. Icyo ngicyo wagiyeho ntabwo kiri ku nzira Yesu anyuramo. Biratangaje kubona hari igiti gishobora kukwereka yuko, ubundi tuzi neza hari ibintu bishimisha umutima w'umuntu. Harimo indirimbo, hari ibindi bishimisha umutima w'umuntu, ni ugusenga. Kubera yuko buri muntu wese yumva ashaka kugira icyo ageraho, kubera ko utarabasha kubona, udashyikira Imana mu buryo bwo mu mwuka, kubera icyo utasenga. Hari ibiti byinshi bikwereka yuko gusenga ari bibi, bikwereka yuko nta ndirimbo, agashaka kukwereka indirimbo zahimbwe n'abana b'abantu bakurikije irari ry'abantu. Ntabwo ari aho ndi. Ndashaka kugira ngo tumenye, ese Yesu twabonye niwe? Aho ntabwo twaba twaragumye ku giti iyo yatambutse. Buri muntu wese yikebuke, urebe ubugufi bwawe, urebe ibyo utabasha gushyikira, ushake igiti wurireho kugira ngo ubone Yesu. Niko kamaro k'igiti, nta kindi. Ibindi byose ni ubusa. Ndagusabye rero, kurikira Yesu niba wamubonye, kugira ngo ubashe kumenya izina rya Yesu. Abantu bumva Yesu 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 gusa, ariko Yohana 14 ku murongo wa 14 yaratubwiye ngo ibyo muzasaba mu izina ryanjye muzabihabwa. Aho nuguma ku giti, ntuzakomeza kumva bavuga Yesu ukagira ngo iryo zina ryonyine rirahagije. Yesu afite ayandi mazina menshi
ari nayo tuboneramo imbaraga, ari nayo aduhuza n'Imana, ibyo dusabye byose tukabihabwa. Ndagusabye rero uva ku giti, we Zakayo manuka ku giti. Nukomeza kuguma ku giti, igihe cyo gutema ibiti cyageze, nawe bazagurimburana n'igiti, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndabasabye rero umuntu wankurikiye neza, byanze bikunze agomba kugira ikibazo mu byo navuze. Nimero yanjye ni 0785506931, Pasiteri Albert. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp. Tuboneka no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko niteguye kubasubiza, niteguye kubafasha kugira ngo mubashe kubona igiti cy'ukuri. Yesu niwe wavuze ngo ndi umuzabibu, mwebwe muri amashami. Noneho nawe uve ku giti, uba ishami ry'umuzabibu, kandi mufatane kugeza igihe uzabasha kugera aho wasezeranyijwe, nawe ukaba igiti, nawe ugatanga imbuto, ukagira amashami. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.